Mazano ubwiganye. Kanda zoro twazo jyanira nyoko. Baramutseho neza yego nuko dutangira umwandikwa y'umunsi bagiraga ngo manze mvuge imyirondoro muregwa n'uregwa kaduhere uregwa nawe bita Kanyandekwe Jean Marie Vianney wavutse tariki 7 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2001 akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba akarere ka Rubavu umurenge wa Rugerero umudugudu wa Cyarika imyirondoro y'abayemera adukurikizeho urega ari we Tabarumenye Jean Claude akaba yaravutse itariki 7 ukwezi kwa 9 mwaka w'ibihumbi 1997 akaba yaravukiye mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Kibihekane umurenge wa Karisimbi akagari ka Nyamagabe umudugudu wa Mushogo akaba Tabarumenye araje kubiko Ndahaye nyakuba. imyirondoro yawe Tabarumenye bayemera aho kwicara tugatanga Inshinjacyaha watubwira impamvu waduteranyirije hano. Murakoze bwana perezida w'urukiko uramuhambirwa ndagiyeho ndifite ibihamya bishinga ijana ku ijana ibimenyetso bishinga ijana ku ijana umuhambirwa yaragiye acukura yaratwemereye asaba umurimo w'ipombo gusa uzakumva iki kuri ibyo Twamwunganizi wagubera wiriwe ndaje mutari twamuha abakoresha bibasha tutumira arimo karimo kabaye kubodo komeze kubanza Ubushinjacyaha hari ibimenyetso waba ufite cyangwa abatangabuhamya kubimushinja ikindi nongera kumushinja nuko yafashe umugore we fashe umugore ku ngufu ikindi mushinja yari inka yose yari gusinya iki nicyo kibi cy'abatwaye ni iki kimenye tumutangabuhamya yari ibimenyetso hano sengi mugira ngo badesha nyuma y'ibyo umushinjacyaha atubwiye twasaba n'umutangabuhamya nawe agahaguruka akaduha ubuhamya bwe turakomeza urukiko. Mutangabuhamya wakwegera imbere nawe ukaduha ubuhamya bwawe. Mbasha we Kazungu aha turi mu rukiko uri benshi utanga ubuhamya butari bwa jabu agumajigo bwawe turakugira deko gatukuye minuta y'ibiri rero turagira ngo utangire uduhe ubuhamya bwawe n'ubusanya n'urukiko turakugwengera. Nyakubahwa uriya muri gushinja ibyaha ngo nimba ari Kanyandekwe namubonye ari kugurisha ibintu ariko nakumva ngo yarabyibye arabenze ngewe kuba n'umushinjacyaha yaza akambwira ngo nimba njye gushinja uno muntu
ntabwo navuga ngo nabonye abyiba ngo ibyo hene yarayiriye ibyo nka yarayiriye gufasha umugore ngiye byose ntabyo nzi ahubwo ibyo bigori niyo nka niyo hene nabonye ajya kugurisha ntabwo mvuga ngo yarabikuye ngo yarabyibye ngo yagize ubundi we ntabwo najya gushinja umuntu natazi nyuma yo kumva umutangabuhamya n'umushinjacyaha turagira ngo dusabe umwunganizi w'uregwa wowe hari icyo ufite warenzaho wiregura. Nimumbera nyakubahwa ibintu mwari mumaze kuvugaho umukiriya wanjye akiri kumwe iryo joro uriya musaza yari ari kumbwira uburyo umugore we anyara mu gihugu noneho sinzi impamvu yahise ava muri ibyo by'idero akajya kwiba kandi nzi ko neza ko yari ari no kunganiza ko atazi gutera akabariro byari ari kumubwiraho sinzi impamvu mwamushinja ngo yahite kandi iryo joro twari ikindi yari ari kumbwira ko agiye kujya no kwisiramuza ndakeka yabibata ntabwo arabizi tubiziranye n'uburyo ngewe nabikuzanira ukanabireba ariko nubwo atangiye kwisilamuza yaragibye ndakeka ibimenyetso genda bifite biruzuye cyane ijana ku ijana ariko biruzuye neza mu birere narabyanditse birimo cyane ntabwo byemera ntabwo nzabyumva ibi bitari kuvuga ngo umugore umugore we ngo bari kumbwira ko yenda uri kubeshya ibyo wari uhari ntabwo byumva ibyo bimenyetso ari kubahereza ntabwo byemeye ahubwo urinzi niba mufashe wo gusa ntabwo bimuka kubiri kwemana n'ikimbwa yanjye wakizondera we cy'umupolisi wowe akazi bakuhaye nakiki ku buryo utitwazamo akavuyo kameze gutya ntacyo ubikoraho sonda bafunga mwabire reka tube dufashe akanya k'iminota n'iminota 10 k'akaruhuko turagaruka dusoza urubanza. God have mercy upon us. uracyakomeye tugarutse tuje kubaha umwanzuro wavuye mu bimenyetso by'ubuhamya bwatanzwe n'urukiko tugendeye ku ngingo ya 446 biragaragaza ko Kanyandekwe ari umwere ibyo aregwa byose yabeshyewe kandi Kanyandekwe wemerewe nyuma y'urukiko kuregera indishyi y'akababaro. Umwanzuro w'urukiko akaba ari wo wasohotse. Murakoze abitabiriye kandi Hey.